baby ngiye kwanza kugira ngo mve ko ni na seriye noneho kano kanya urakima cyangwa uyame kugira ngo mve ko ni seriye ntacyo ngwa nta nayo nguha niki gusatsa noneho je baby ariko ubundi ko numva ko bigira itegeko we ntasoni ariko ubundi urajya nkiguhere mu muhanda bintwaye iki ntacyo bintwaye cyo kuri ntacyo nguhera mu muhanda baby baby ntacyo nguhera mu muhanda we kumva ngeza mikino mutamazi kina mutamazi ngira nyine bigira kandi biri seriye duhure mu muhanda arantu nari ngeze byo reka nyine twumvikane kandi tuvuge gake tudasakuza ni hanyuma nimvaho nari ngenda gusanga mu rugo tubisoza hari kibazo nje baby ngeza mikino butazinzana noneho uzinzanyeho urumva uzinzanyeho nari bunya kwaje kuko turi mu muhanda hano akuri bashikandariza mikino nge ndiyizira ngiye bwanye kandi gusiga ibintu ari bibi cyane ndabigusezeranyije nimvaho nari ngiye ndagusanga mu rugo zo mikino zazinyina ndagiye ariko umenye ko ndi seriye kandi ndi seriye umenye ngo naho wajya ngucyo nimugora ndaza kukureba ndakubye umenye ko ni seriye ndibuze kukureba mama yangu game over. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Nani wanjye natakaje niba kukandikiye ko WhatsApp amafoto yanjye yose naguha. Cyo kwita mu byico. Amafoto nakoresha yose. Utuyatse. Kurangize ngo n'amafaranga amaye amafoto. Doro bunyerere. Mama yangu game over. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Ikigaragaza cyo n'abanye nta naba muri bo pe ikigaragaza cyo mana we utuma wari ndasara ngo ufite baby mana we hazisha mana umvi ubu urambona usanga none type yawe cyangwa se ubona ndi proud yawe ngewe nikubona nahise mbona ko type yawe urwa wikungura wawe gutata kuni wa miradi mani muri kuwacu dufite za etage Kigali mani ni ufite business ya mani wowe mbonye baza ino kukagare ari byo gutegera igare wowe mva ntakubeshe uri ubunyereri uri mubi mama yangu game over. Type yanjye wowe Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Umva nkubyi gwara none uyu munsi ngenda kwibajya kwigiza umenya mu buzima urumva ko wigeze umenya mu yes kuko ndabona nta kintu urico kabisa reka mubaze ubu wantegeye angahe we none se ari nagutegeye yose yaba ari 10 yaba arangahe byo bikunda ikigaragara cyo nta mukobwa uri mu ubunyereri nawe nakubesha yesa wantegeye yagusubije kurikije ukuntu umukene wowe nkurikije ukuntu umukene unyiyemera nk'umukene yagumane ndagufashije ngewe mwene n'uwewe ewana ndihagije cyane mba mubwira umuntu meze ngaho ntabwo yaremera umuntu nkambira nyagusubiza wowe nyagusubiza ubusore yakure nyagusubiza ubusore yakure nyagusubiza ubusore yakure yewe mbwira nyagusubiza ubusore yakure nyagusubiza nyine iwanyu mwaburaye ugiye kusubiza amafaranga yagakomana yanjye ubuse ahubwo se iminsi mumaze kenje kubagaburira noneho mana yanjye noneho murabaho muti nako seka nkubaza wanyu muteka amashashi game over. wanyu muti mwamiza amashashi amavuta mudashi uwanja wake kaingia sasa. zikubagira ngo kumana yanjye ubuse nanya ntabwo nyashi n'ububabari ntaki ubuse uzikunda kwemera kumana yanjye ko aho ndebera pe ubuse mana we Mova ako nje biranangaje cyane uziko ngongera gura n'umuntu ahubwo nje biranunguye ni wowe ago nanzi ko ibimuga byasetse urujumana byanze bikunda imvo byo nakubwira cyo urumva icyo nakubwira cyo guhera uyu munsi ngewe unyibagirwe mu mutwe wawe mu rwego twaruhondaguye urumva unyibagirwe urumva kwigura amata kwibagirwa ntago nakwibuka genda tubuze ntago nakwibuka gusa urantunguye kabisa gusa nanga muri cyo mfite kuvugana nawe genda kwanga uri mubi uri ubunyereri uri cyo ntazi uri umukobwa udafite nyashi ufite ubabari wajya wamuzishaje genda nigende kagira ngo ni umuntu